Okay. Reka nongere mbifurize kugubwa neza mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Ronda Sport Channel aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu. Iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, ku mugabane Burayi, Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse no mu mugabane wa Oceania. Mwe mwese muvuga muti dukunda kandi dukurikira buri munsi ibiganiro binyura kuri Ronda Sport Channel ndetse mukaba mwarakoze subscribe kugira ngo bye bageraho mu buryo bwihuse, hanyuma nkasigara mbabwira ni musharinge, mukore like, mukireho n'ibitekerezo byanyu. Abatarakora subscribe namwe nkavuga nti mukubite mubangura kugira ngo tujye twibanira muri ubwo buryo, namwe ibiganiro twakoze bye bageraho mu buryo bwihuse, musharinga, mukora like, mushyiraho n'ibitekerezo. Mwere rero muramenyereye ko abo tubana buri munsi tugaruka ku makuru y'imikino abavugwa mu Rwanda. Muri iyi minsi dufite amahirwe kuko buri munsi turi kubona umukino ku wundi muri Sekafa Kagame Cup, irushanwa ryitiriwe umukuru w'igihugu, ndetse rikaba rigeze ku munsi waryo wa kane kuko hamaze gukinwa iminsi itatu mu matsinda atatu. Birumvikana kuri uyu munsi turasubira mu itsinda rya mbere, ariko mwibukiranye ko mu itsinda rya gatatu reka munsi wa mbere mu itsinda rya mbere ikipe ya APR Football Club yanyagiwe ibitego 5-0 n'ikipe ya Gor Mahia. Hanyuma ikipe ya Garde Republicaine itsinwa na Vipers ibitego 3-0. Ni nako kandi ku munsi wa kabiri ikipe ya Simba yanganyije na Mogadishu City 0-0. Hanyuma ikipe ya Jamus itsinda Singida Black Stars ibitego 2-0. Twari dutegereje umunsi wa gatatu navuga ngo ushimishije ku banyarwanda, kuko ikipe yitwa Rayon Sport yatokoye u Rwanda, nibuze yagerageje gukora ibituma abanyarwanda bishima, by'umwihariko abakunzi bayo. Birumvikana kuko cyari igisebo iyo tuza kumva n'ikipe y'u Rwanda yindi yagize umusaruro mubi, haba kunganya cyangwa se gutakaza, byari kuba ari bibi cyane. Byari kuba biteye isoni ku rwego ntagereranywa. Ubwo rero Rayon Sport yakuye u Rwanda mu isoni nyuma yo gutsinda ikipe bari kumwe mu itsinda KVZ yo muri Zanzibar ibitego 2-0. Ariko mbere yaho ikipe ya Al Hilal, ari nayo abantu bavuga ko ihabwa amahirwe yo gutwara irushanwa, yari yatsinze Tusker ibitego 2-0. Yari yatsinze Tusker ibitego 2-0 harimo igitego cyitwa Kamaradini Mamudu. Ubwo nayo ibigize amanota 3. Birumvikana ko bikomeye muri iri tsinda rya gatatu, aho amakipe abiri Rayon Sport na Al Hilal ahanganiye umwanya wa mbere. Urumva ko n'umubare w'ibitego bari gutsinda babinganye, uretse wenda kuva watondeka ushigiye ku mazina y'amakipe ari ugakoresha alphabet na Rayon, ariko ubwo ubundi zose ni za mbere. Uwa Al Hilal rero singutindaho, ahubwo nditindira kwa Rayon Sport, ikipe yacu ihagarariye u Rwanda. Ni ikipe rero yinjiye muri uyu mukino. Birumvikana abafana bayo nk'uko bisanzwe iteka bo nyakwigendera Jean Lambert Gatare niwe yitaga intingingwa. Ntago bisaba rwose ko babwiriza ngo nimuze ngo ndashyiraho n'amabisi, reka. Iyo babizi ko ikipe yabiri bukine kandi bakaba bayifitiye icyizere kandi bakaba banamukeba, yari yatsinzwe byinshi, baravuga bati nitwe dufite ijambo. N'ikimenyimenyi iyi Rayon Sport abafana bayo bagiye kuyireba ari benshi nkuko nari mbivuze, ndetse banayishyigikiye cyane, bavuga bati iyi timu yacu byanze bikunze irakora akantu. Birebera abakinnyi bashya barimo Dande Junior umuzamu, barimo abadefenseur birumvikana Matumona ndetse na Charles, barimo abakinnyi bo hagati barimo Ibrahim Jingalai, barimo umukinnyi Issa Jigiba, barimo uwitwa Kamini Junior, barimo uwitwa Antonio Atiso Kojo. Ubwo mba nitaye cyane ku banyamahanga, ariko tutibagiwe n'abanyarwanda barimo ba Muhoza Daniel, ba Elia Tatu, n'abandi bakinnyi batandukanye bagombaga kurebwaho ku ikipe ya Rayon Sport. KVZ rero ni ikipe muri Zanzibar, navuga ngo itakanganye, wenda utavuga ngo harimo abakinnyi runaka tuzi bakomeye. Ni za kipe nyine zo muri Zanzibar, namwe muraziza murandege za KVZ zikunda kwihagararaho iyo ziri muri rya rushanwa ryabo ryitwa Mapinduzi Cup. Ariko mu yandi marushanwa akinwa ushaka imiterere yazo ukayibura,
navuga ngo n'ubukana bwazo ntabwo buba bukomeye. Ubwo rero nubwo umugaba mukuru w'ingabo Afande CDS Mubaraka Muganga yari yasabye abafana ba APR kutavugiriza induru ngo Rayon Sport nk'uko abafana ba Rayon bavugirije induru APR, ibyo abareyo bo ntacyo byari bibabwiye, bo bavuga bati twe turihagije, n'ubundi nimushaka muze mutuvugirize induru ntimwayiturusha kuko ikipe imeze neza. Ariko yari yabibabwiye rwose. Hanyuma rero igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa. Ubwo abantu baravuga ati se mukagira Imana mwe, byaba bigiye kurangira ikindi gice cya kabiri Rayon Sport inaniwe kwikura muri agaca ngo yibwire abatanazi, gukora mitana ngo yibwire abatanazi. Ariko siko byagenze kuko abakinnyi barimo Kamini Junior niwe waje gutsinda igitego mu minota 30 atsinda igitego. Urumva no mwataka nawe ubwo nyuma yo gutanga passe kuri Gor Mahia noneho yakitsindiye. Abantu bari bategereje bati se Kamini Junior azagitsinda ryari, yakitsindiye. Agitsinze mu minota 80 mu gihe KVZ abantu bavuga ngo iranishyura uwitwa Muhoza Daniel abatsibura icya kabiri mu minota 81. Navuga ngo uyu Muhoza Daniel nawe ari kwitwara neza kuko mu bushize yakinye neza rwose abantu babireba. Yarongeye yakinye neza ku mukino wa kabiri kandi wirushanwa. Nakomeza guhabwa icyizere rero, icyo nicyo cya mbere. Hari ingingo nakomeza kumugirira icyizere akamushyiramo akamuha umwanya, nekereza ko azabamo umukinnyi ukomeye. Iki nicyo bita guforma umukinnyi. Uriya hari ingingo ramutse amugiriye icyizere akanakomera akagira naho yinjira mu ikipe y'igihugu, twavuga ko hari ingingo yaba ari we wazamuye Muhoza Daniel. Ubwo rero n'abandi bakinnyi birumvikana bakinye. Rayon Sport itangira ni Sekafa Kagame Cup amanota 3 inganya na El Hilal. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Bisobanuye ko Rayon Sport ni itsinda ikagira 6 ibijyanye nuko mu yandi matsinda bari kwitwara navuga mu buryo butanogeje neza. Bazagira gute? Bazaba bashobora kuba bakomeza bakegukana n'umwanya wa mbere, cyangwa se bitaba bakabona uburyo bwo kujya muri best loser, bakaba baba ikipe yitwaye neza nubwo yaba yaratsinzwe. Cyane ko biragaragara ko nko muri iri tsinda rya kabiri rya Simba harimo kunganya. Ahangaha ashobora kudaturuka best loser bitewe n'amanota make wenda zaba zifite iza kabiri, yaba 4 kuko ubwo bya wenda 4 cyangwa sangahe. Biragaragara rwose ko zaranganyije, ebyiri zaranganyije. Muri iriya tsinda ryo kwa APR nabwo ziri gutsindwa byinshi, zishobora gutsindwa byinshi. Best loser rero niyo yanaboneka bishobora kurangira abonetse muri iri tsinda rya Rayon, ariko nabyo bizaterwa nuko izitwara ku mukino wa kabiri. Zizitwara ku mukino wa kabiri kana iyo nyivuge hari El Hilal izahura na KVZ wa gatatu, hakaba na Rayon Sport izahura na Tusker kuwa gatatu nyine muri iryo tsinda rya gatatu. Ubwo rero no kureba gusa ikiza Rayon Sport yo no kwa gatatu iyatahanye, biranashoboka ko yakomeza igakomeza umutsi ikaba yabana n'iya mbere rega yo guhatana best loser se nibiki. Bakati kurera Hilal bakayihagama rwose, bakayitamaza, bakayereka ko uko byagenze ubushize atari ko ubu ngubu bigenda. Ubwo rero nibyo dutegereje kureba Rayon Sport, no kureba uko ikomeza kwitwara n'aba bakinnyi bayo. Gusa witwa Issa Jigiba akomeje kwemeza ko ari MVP kuri Rayon Sport. Yahisemo neza ijya kumugura kuri nimero 10 ye akinaho, avuga ati ngewe ndabaha imipira mwirwarize, ndategeka umupira uko mbishaka, ndawuhishyira aho nshaka, ninshaka nderimina abangana gutya, ninshaka ndabigenza gutya. Uwo nguwo ni Issa Jigiba. Kuri uyu wa mbere rero ikipe ya APR irikura mu isoni, irabikina n'ikipe ya Garde Republicaine. Niyo navuga nsina ngufi, mubyibuke ko Vipers yatsinze ibitego 3-0. Ubwo rero APR irikura mu isoni imbere y'ikipe ya Garde Republicaine. Umukino ukomeye rero ukaza guhuza ikipe ya Vipers na Gor Mahia kuko itsinda irabibaye ya mbere. Ariko buriya icyo navuga, APR buriya yakabaye ivuga iti zinganyira, izinganyisha.
wenda yitsinda ibitego byinshi ariko biragoye. Kandi nanone Isenge Garde Republicaine ku mukino wa gatatu nayo izatsinde cyangwa se inganye na Gor Mahia, wenda APR itsinde Vipers, kugira ngo ubwo APR yamutse nitsinda Garde Republicaine byinshi iragira 3, yatekereza ko Vipers yanganyije na Gor Mahia zikagira 4, hanyuma ikazatsinda Vipers ikagira 6, ariko Gor Mahia nayo ikanganya na Garde Republicaine ikagira 5. Naho ubundi bitagenze gutya, ariko urumva ni imibare iri très compliqué, ni imibare igoye cyane. APR yishize habi, yishize mu gisuzuguriro niba ariko nabyita. Ejo ndetse bakoresheje n'ikiganiro itangazamakuru baba Tareb baba Jibril Watara bavuga ko ngo bagomba gukora ibishoboka byose bakikura mu isoni, ariko n'ubundi nyine nuko nyine APR bisaba procedure nyinshi kujya gutekereza kugira reaction yo kugira abo basezerera. Ariko na n'ubu Tareb we birakomeye. Ubwo rero reka turebe kuri uyu munsi se Jibril Watara aratsinda byinshi maye, ese Togwi aratsinda byinshi, ese ninde nibuze uri bubakureho icyo cyasha. Nibyo dutegereje kureba rero. Agataho ubwo reka tunakomeze kongera kwihanganisha umuryango wa Kanyankore Gilbert Yaounde wabaye mu Rwanda nk'umutoza, ariko akaba cyane Burundi atoza ikipe ya Vitaro, ariko no mu Rwanda yatoje ikipe nka Kiyovu, atoza ikipe nka Resitade, atoza ikipe ya Rayon Sport, atozaho gato muri APR, anyura muri Bugesera, anyura mu Mavubi, yitahiye rero cyangwa se yatabarutse ku myaka 72 yaramaze igihe babaye cyane Kanyankore Gilbert Yaounde. Ubwo rero yatuvuyemo muri iyi weekend, Imana ikomeze imwakire, ubwo nta kundi nyine igihe cyari kigeze nuko gukwemeza. Reka rero mukomeze murebe, ubwo namwe mukire ibitekerezo byanyu. Rayon Sport mwaraye muyibonye mute? APR muracyayifitiye icyizere abakunzi bayo? Ibyo byose nibyo mbona mu bitekerezo byanyu. Dukomeze twibanire kandi mukomeze mukurikirane imikino ya Sekafa. Murakoze cyane, bye bye, ciao.